nshuti reka bibutse ko haba igihe cyo gutoha k'umutini n'igihe cyo gutera k'umutini. Rero mu buzima bwo gutoha k'umutini ni ubuzima ugeramo ibintu bikemera. Hari igihe ukora akazi kakagenda neza, hari igihe ugira urugo rukaguhira bikagenda neza, hari igihe ugira famiye zikagukunda ibintu bikagenda neza, hari igihe ugira akazi ukagakora ugatera imbere ukabona ibintu bimeze neza, umutini wagutoshye. Yesu ashimwe cyane. Iyo umutini utoshye urakora bikemera. Iyo umutini utoshye banditseho abamubwiye barakomera banyeganyezwa urufatiro. twongeye kubasuhuza nshuti bakunzi ba Urakenewe TV. Ineza y'Imana n'urukundo rw'Imana nibane namwe. Dushimiye Imana iduhaye umwanya mwiza wo kugira ngo twongere tuganire ijambo ry'Imana. Ariko mbere ya byose tubashimiye uruhare rwanyu kugira ngo ibiganiro bikomeze, uyu mwanya w'ijambo ry'Imana ukomeze. N'uruhare rwawe n'ishyaka ryawe, abadukurikira mwese, abari hano mu gihugu cy'u Rwanda, abari muri Afrika, abari muri Aziya, abari muri Amerika, abari mu Faransa ndetse no mu Bwongereza, mwese tubaha ikaze mu ijambo ry'Imana. Imana ibahumugisha kandi tubashimiye uruhare rwanyu mutugaragariza uburyo mukomeza kutwereka ko mudukurikiye kandi mubanye natwe. Ibyo nibyo bituma tugira imbaraga zo gukomeza kubana namwe ndetse no gukomeza kubaganiriza ijambo ry'Imana. Imana ibahumugisha. Hanyuma ni munyemerere mbere yuko dusangira ijambo ry'Imana kuri iyi channel ya Urakenewe TV, munyemerere tubanze dusenga Imana. Nyaguhora ku ngoma se umwami wacu Yesu, turagushimye kubw'ineza n'ubuntu bwawe. Tugushimiye imbabazi zawe, buhoro tugirira uko bukeye nuko bwije, izina ryawe nirihimbazwe. Data ubereye mwiza bagutegereje, urubugingo bwo bagushaka ndetse uramahoro y'abakwizera. Ijambo ryawe ryabivuze neza ngo siko bizaba kuba gutegereza ntawe uzakorwa n'isoni keretse ababa mu masezerano nta mpamvu. Tugushimiye ko duhaye umwanya kugira ngo tuganire ijambo ryawe. Nunyemerere umugisha bateza amatwi iyi channel ya Urakenewe TV, kandi ubakomereze umutima, ubakomereze n'amaboko, kandi ijambo ryawe rigira umumaro ku bugingo bwabo, abumva ndetse bakumvira, bahirwe n'ineza yawe mu izina rya Yesu, amen. Bakunzi ba Urakenewe TV, tunejejwe n'Imana muri uyu mwanya. Ni munyemerere dusome ijambo ry'Imana kugira ngo twumve icyo Imana ivugana natwe kuri uyu munsi wa none. Yesu abahumugisha cyane. Reka dusome ijambo ry'Imana dusanga mu gitabo cy'umuhanuzi Habakuki. Turasoma igice cyawo cya gatatu, dusome no ku murongo wa 17 tugeze hepfo ku murongo wa 18. Habakuki igice ni cya gatatu, umurongo wa 17 turageza ku wa 18, cyangwa dusome no wa 19. Yose ni imirongo myiza ifasha ubugingo bwacu. Haravuze ngo naho umutini utatoha n'inzabibu ntizera imbuto, bagahingira ubusa imyelayo, n'imirima ntiyera imyaka, n'intama zigashira mu rugo, n'amashyo akabura mu biraro, nta kabuza ko nishimana n'Uwiteka, nkanezerwa mu Mana y'agakiza kanjye. Uwiteka Yehova niwe mbaraga zanjye, ibirenge byanjye bihindura nk'iby'imparakazi, kandi azantambagiza aharengeye hanjye, izina ry'Uwiteka nirihimbazwe. Bene data bakunze ijambo ry'Imana, nkuko tumaze kubyumva, aya n'amagambo y'umuhanuzi witwa Habakuki. Uyu ni umukozi w'Imana wakoreye Imana mu gihe gisa n'icyari kigoye, ariko kandi agirira umugisha ku Uwiteka wo kumenya amakuru ava mu ijuru. Yigeze asenga Imana mu gice cya kabiri cy'iki gitabo yanditse, avuga amagambo akomeye, aravuga ngo nzahagarara hejuru y'umunara wanjye, nzahagarara hejuru y'umunara wanjye, aho nzarangaguza, aho nzarangaguza kugira ngo ndebe cyangwa se numve icyo azambwira ku by'icyo namuganyiye. Yari afite mu mutima wo gushaka Imana no kugendana n'Imana mu buzima bwe. Mu buzima bwa buri munsi muri iyi si turimo, mu byo dukora, mu byo tugerageza gukora, tugenda duhura n'inzitizi nyinshi zitandukanye kandi zigenda zinaniza ahazaza hacu. Kimwe mu bintu bitugora no kugera ku ntego z'ubuzima, kubera ko hari byinshi
bigenda bigerageza kurwanya ahazaza hacu bitewe n'iyi mpamvu. Iyi si turimo irimo ibyiza ikabamo n'ibibi, irimo ibidushaririye, irimo ibitubuza ibyishimo, irimo ibintu bidashaka gutuma tugera ku ntego nyayo, ariko kandi dufite Imana ifite ububasha bwo kutugeza ku kitekerezaho. Izina ry'Uwiteka ririhimbazwa. Mu buzima bwacu bwa buri munsi icyo dushaka si cyo tubona, ibyo twifuza si byo tugeraho. Ndashaka kuvuga step zigera cyangwa se intambwe eshatu umuntu atera akaba mu mwanya akwiriye kubamo. Intambwe eshatu umuntu atera akaba mu mwanya akwiriye kubamo. Yesu ashimwe cyane. Mu buzima bwacu bwa buri munsi turwana n'intambara tuzi n'izo tutazi, kuko byinshi mu byo duhangana nabyo mu bitunaniza ntabwo tuba twari tubyiteguye. Kubera iyi mpamvu ntabwo twari tubizi. Iteka ryose buri gihe umuntu agerageza gushakisha icyamunezeza kugira ngo akigereho, ariko rimwe na rimwe ntabwo ariko bitugendekera. Kubera iyi mpamvu ikintu cya mbere umuntu agomba kugendera kugira ngo agere ku cyo akeneye cyangwa se agere ku cyo ashaka ni ukugira umwete mu byo akora. Kugira umwete mu byo akora, kugira umwete mu byo ukora bigufasha kugera ku ntego y'icyo ushaka. Icya kabiri, guha agaciro icyo ukora. Kugira umwete mu byo ukora ni icya mbere. Icya kabiri ni uguha agaciro icyo ukora. Guha agaciro icyo ukora bituma ubasha kukigeraho. Icya gatatu ari nacyo cya nyuma muri izo ntambwe eshatu ni ukumenya guharanira kwamamaza icyo wakoze. Guha agaciro icyo ukora warangiza ugashobora kucyamamaza. Ibyo bintu uko ari bitatu bizagufasha kugera ku ntego y'ubuzima bwawe. Yesu ashimwe cyane. Uyu mukozi w'Imana Habakuki twamaze kumva ni umukozi wakoreye Imana mu bihe byari bimugoye, agira igihe cyo kugira ishyaka ryo gusenga Imana, agira igihe cyo guhangana n'ibigeragezo byari biriho mu gihe cye, ariko agira ihishurirwa. Aravuga ati bo ubwo ibintu binyobeye hari icyo ngomba guharanira, hari icyo ngomba gushyira imbere, ngomba gushyira intego icyo nshaka, nkamenya icyo nkwiriye gukora, nkagira ishyaka mu byo nkora. Uko kugira ishyaka mu byo ukora yaravuze ngo ngewe nzahagarara ku munara wanjye, mpagarare hejuru y'uwo munara kugeza ubwo ndangaguza ndebe icyazambwira kubw'icyo namuganyiye. Yesu ashimwe cyane. Yagerageje gushakisha uburyo yahagarara kuri tere, agira intego yo kumva aharaniye kubona uburyo yagera ku ntego ye. Aravuga ati kugira ngo nzayigereho nuko mpagarara ku munara wanjye, ntitaye ku byamvuna, ntitaye ku byangora, ntitaye ku byandushya, ahubwo nitaye ku cyo nshaka. Nzahagarara hejuru y'umunara wanjye kugeza ubwo nzumva icyo Uwiteka azambwira ko kibw'icyo namuganyiye. Izina ry'Uwiteka nirihimbazwe. Yesu ashimwe cyane. Inshuti zanjye, nagize ngo tuganire ku nsanganyamatsiko yitwa kubana n'Imana mu bihe byose. Kubana neza n'Imana mu bihe byose bisobanuye iki? Bisobanuye ko hari ibihe tunyuramo bishobora kuba ari bibi, bikaba byakugora, bikaba byatuma utabana neza n'Imana. Kugira ngo ubane neza n'Imana rero nuko wagize umwete mu byo ukora, ari byo byitwa agakiza. Yesu ashimwe cyane. Muri uko kubana neza n'Imana rero niko kwatumye uyu mugaragu w'Imana Habakuki avuga ngo nge nzahagarara hejuru y'umunara wanjye, nimara guhagarara hejuru y'umunara wanjye nzarangaguza, ntega amatwi numva icyazambwira kubw'icyo namuganyiye. Izina ry'Uwiteka nirihimbazwe. Uko kurangaguza gutera ishimwe, gutera icyerekezo kizima, gutera umunezero ku muntu wamenye icyo ashaka akagiha agaciro. Yesu ashimwe cyane. Mu ijambo ry'Imana twasomye muri iki gitabo yavuze ngo naho umutini utatoha. Yesu ashimwe cyane. Kubera iyi mpamvu yavuze aya magambo, nuko yaramaze kugira target yo kumenya icyo ashaka. Burya biragatsindwa ntiwagera ku cyo ushaka utarakimenya, ntiwagera ku ntego y'icyo ushaka kugeraho utaramenya icyo ari cyo, utaramera n'ubwiza bwacyo, utaramenya n'agaciro kacyo, utaramenya n'icyo wifuza kugeraho. Yesu ashimwe cyane. Aravuga ngo ngewe niba ari uko bimeze, ubwo hari ibinzengurutse, ubwo hari ibingora by'uburyo butari bumwe, hari icyo nge ngomba gukora, hari icyo nakora, hari icyo nageraho. Kugira ngo nkigereho rero hari ibyo nge nsabwa gukora. Avuga iki? Aravuga ngo naho umutini utatoha. Yesu ashimwe cyane. Naho umutini utatoha. Kabiri, inzabibu ntizera imbuto. Gatatu, amashyo akabura mu biraro.
bagahingira ubusa imyelayo. Aravuga ngo ngewe nta kabuza ko nishimira Uwiteka nkanezererwa mu mana y'agakiza kanjye. Yesu ashimwe cyane. Uyu mugabo yaragize target yo kumenya ko uko byagenda kose niba nagize ishyaka mu byo nkora, narangiza nkamenya icyo nshaka nkagiharanira, ngomba no kubyamamaza nkabwira abantu ko Imana igira neza. Yesu ashimwe cyane. Mu kubwira abantu ko Imana igira neza niko gufata icyemezo cyo kwemera guhangana n'intambara n'amakuba yose yaza, ariko akagera ku cyo atekereza. Aravuga ati ngewe naho umutini utatoha. Nshuti, reka bibutse ko haba igihe cyo gutoha k'umutini n'igihe cyo gutera k'umutini. Rero mu buzima bwo gutoha k'umutini ni ubuzima ugeramo ibintu bikemera. Hari igihe ukora akazi kakagenda neza, hari igihe ugira urugo rukaguhira bikagenda neza, hari igihe ugira famiye zikagukunda ibintu bikagenda neza, hari igihe ugira akazi ukagakora ugatera imbere ukabona ibintu bimeze neza, umutini wagutoshye. Yesu ashimwe cyane. Iyo umutini utoshye urakora bikemera. Iyo umutini utoshye baragusura, iyo umutini utoshye ugira inshuti, kuko nabirabibonye neza mu Kinyarwanda bakunda kuvuga ngo ukize baraza. Hari ibihubamo ntubona bakugendera kuko ntacyo ufite wabaha. Umutini ntutoshye, ariko iyo umutini utoshye ugira abashyitsi utateguye. Iyo umutini utoshye ugira abashyitsi bafite ibyo bagukeneyeho, ukagira ngo n'izindi mpuwe. Niyihe mpamvu? Nuko umutini wagutohanye. Muri uko gutoha k'umutini rero hari ibikubera byiza, hari inshuti z'umumaro ubona, ndetse n'izitari z'umumaro ziraza kuko zifite icyo zishaka kuri wowe. Inshuti yanjye, nagira ngo nkubwire ko ugomba kubana n'Imana neza mu bihe byose. Muri icyo gihe cyo kubana n'umutini cyangwa se cyo kumera nk'umutini utoshye, ni igihe ibihe bikubera byiza, ariko muri icyo gihe ukwiye kubana neza n'Imana. Haleluya. Ukwiye kugira umunezero kubana neza n'Imana muri yo periode y'uko umutini utoshye, kuko birakwiye ko tugira ibyishimo turi kumwe n'Imana mu bihe byose by'umunezero. Bibiliya itubwira ngo mu gitabo cya Yobu, niba tugaragariza umugabo witwa Yobu mu gice cya 2, haravuga ngo muri Usi hari umugabo witwa Yobu, uwo yari umukiranutsi w'Imana, ngo yubahaga Uwiteka kandi akirinda ibibi, kandi ngo yari umukire. My friend, yari umugabo ukize. Bibiliya igaragaza ko yari umukire mu gihugu cya Usi, ariko akaba n'umukiranutsi mu gihugu cya Usi. Nshuti yanjye, ese ko umutini wawe watoshye ni gute uhaye Imana icyubahiro? Ko umutini wawe watoshye, ko wakoze biremera, ugira imodoka nziza, ubaka inzu nziza, urafite amashati, urafite icyerekezo cyiza, ibyo ukora biremera. Muri uko gutoha k'uwo mutini Imana yabonye ikihe cyubahiro muri wowe? Ese uzi icyo ushaka? Ese wigize agaciro icyo ukeneye? Rimwe na rimwe usanga duha agaciro ibintu bitari ngombwa, ariko birakwiye ko umuntu wese unteze amatwi muri uyu mwanya agira umumaro, agira ishyaka ryo kwita ku iherezo ry'ubuzima bwe, kuko ubuzima tubayemo icyerekezo cyabwo cyose gifite aho kigarukira, kuko byanze bikunze umuntu afite aho azarangiriza urugendo rwe, agahagarara mu isi y'ababaho. Mu buzima bwacu rero dukwiriye kugira intego nyayo yo kumenya icyo dushaka, akaba ari cyo dukora. Yesu ashimwe cyane. Haba kukirera atanga urugero rwiza, aravuga ngo naho umutini utatoha rero sasa. Hari igihe umutini utoha ukagira inshuti koko, hari igihe umutini utoha ibintu bikagukundira, ariko hari n'igihe umutini wanga, noneho ugakora bikanga, imiryango ikakwanga, urugo rukakunanira, ababyeyi bakakwanga, abana bakakunanira, muri sosiyete ugasanga ubaye ikibazo, umutini ukakurumbana. Umutini ukakumana, ukabura umuntu wakuvuga neza kandi ufite ibintu byiza, ugakora ukabura ugushima, ukitanga ukabura umuntu ubona ibyo wakoze. Icyo ni igihe cyo gutera ku mutini. Inshuti yanjye, umutini ukakurumbana, ukakumana, ukagerageza gukora ngo ubane n'abantu, ukabona biranze, ukagerageza gushaka ibyiza ukabona biranze, ariko ntibikwiye kugutandukanya n'Imana. Haleluya. Ntabwo kwiye gutandukana n'Imana kubera situation mbi ugezemo, ahubwo ugomba kumenya ko icyo ushaka ni iki. Kumenya icy'ingenzi nuko nzabana n'Imana iteka. Icya kabiri, nkamenya agaciro k'agakiza mfite. Icya gatatu, nkamamaza Kristo wabambwe muri ngewe. Izo ntambwe 3 zizatuma ukomeza kuba umukristo nyawe no mu bihe bikomeye, no mu bihe bigoye abandi, ukomeze kuba umukristo nyawe. Yesu ashimwe cyane. Mu magambo twasomye, Yobu yakomeje kubaha Imana umutini watoshye, yubaha Imana ibintu bimeze neza. Haleluya. Yubaha Imana. Mu gitabo cy'umubwiriza ni amagambo yanditswe n'uyu mugabo witwa Salomo, mu gice cyaho cya 7 umurongo wa 13, yaravuze ngo itegereze umurimo w'Imana, ninde wabasha kugorora ibyo yagoretse?
nshuti yanjye, hari igihe Imana ibigoreka ikemera bikakugoramiraho, ubutayu bukakubana ubutayu. Yigeze ibigoreka ku Bayisirayeli bari mu rugendo rugana i Kanani, bari bafite inzira banyuramo iminsi ine bakaba bageze mu gihugu cy'i Kanani, ariko irabagoreka ibambutsa inyanja itukura, ibanyuza mu gihugu cy'ubutayu, bakubitirwa mu butayu, bagenda urugendo rw'imyaka 40 ahantu bakagombye kugenda iminsi ine. N'Imana yari yabigoretse kuko yari izi aho yabanyuza bakagerayo vuba. Rero mu buzima bwawe ntabwo uzi neza ko ibyo bintu ariyo yabigoretse. Reba neza ni iyihe mpamvu biri kukubaho. N'Imana ibifitemo uruhare cyangwa ni uburangare bwanjye. Hari ibigeragezo bitatu biba mu buzima bw'umuntu. Ibigeragezo bitatu biteye bityo. Icyambere ni ikigeragezo kizanwa na Satani. Satani akagusaba, Imana ikabyemera. Bene icyo kigeragezo nta masengesho agikuraho. Amasengesho gukomeza kukihanganira, amasengesho atumuhagarara muri cyo, amasengesho atumukomeza kuba uriwe kugeza igihe Imana izagikuriraho. Icyo ngicyo ni Imana igikuraho yonyine. Icya kabiri ni ikigeragezo Imana yizaniye, ikigeragezo cyo kugupima. Imana igashaka kugupima, igupimishije ubumana bwayo, ikakugeragereza mu by'inyuramo kugira ngo irebe uko witwara muri iyo periode. Icyo kigeragezo nacyo nta muntu wakigukiza, nta masengesho agikuraho, ni Imana igena igihe ikagihagarika. Niko byagendekeye umugaragu w'Imana Yobu. Yahuye n'ikigeragezo cy'ubuzima arababara kugera ku rwego ibintu byamushizeho, abana bamushiraho, arangije aravuga ngo mu kuboko k'Uwiteka niho havuyemo ibyiza, none niho havuye ibibi. Ntabwo havamo ibyiza ngo byakire, ni havamo ibibi ngo byange. Yemera kwakira periode yinjiyemo, ariko akomeza kubaha Imana. Bibiliya ivuga iki? Bibiliya avuga ngo muri ibyo bihe Yobu yanyuzemo ntiyigeze asuzugura Imana, ntiyigeze agaragara atenguha Imana, yagaragaye yubaha Imana nk'uko imeze. Yesu ashimwe cyane. Niho mu gice cya mbere umuntu wa 20 ndatekereza n'umuguru wa 21 niho bamubikiye iby'abana be, bamubikira iby'imitungo ye, bamubikira iby'ingamiya. Arangije avuga ijambo rikomeye, aravuga ngo navuye mu nda ya mama nambaye ubusa, nzasubira mu nda y'isi nta n'icyo nambaye. Sifa kwa Mungu. Arangije aravuga ngo mu mibere muri icyo gihe, muri iyo periode, Yobu ntiyagaragaje kubahuka Imana ngo ayituke, ntiyagaragaje gutinyuka Imana, ahubwo yagaragaje kubaha Imana uko biri kose. Yesu ashimwe cyane. Bene data mu nteza amatwi, nagira ngo tumenye uburyo dukwiriye kubana neza n'Imana mu bihe byose. Reka mbibutse ko turi kugenda dusatira ibihe bya nyuma, ibihe bitwinjiza mu iherezo ry'isi. Niba turi gusatira ibihe bitwinjiza mu iherezo ry'isi, dukwiriye kuba abanyamwete mu byo dukora, tukaba abanyabwenge mu byo dukora, kugira ngo tutazatungurwa, tuzasangwe twiteguye. Kuko igihe Yesu azaza, azajyana biteguye, azajyana abamese ibishura byabo mu maraso y'umwana w'intama, kugira ngo binjire muri rwa rurembo, bahabwe ubwami bwateguriwe abera b'Imana. Yesu ashimwe cyane. Nshuti zanjye, hari igihe ubutayu bukubana bubi cyangwa se umutini ukakurumbira, bikakubana ibigeragezo by'igihe kinini. Ni ukubera Imana yabigoretse, ariko ninde wagorora icyo Imana yagoretse? Hari abantu bazira uko bareshya, ugasanga umuntu asuzugurirwa ku ntareshya, ntabwo yabigizemo uruhare, ni uko Imana yabigoretse. Undi akazira tayafite, ni uko Imana yabigoretse. Nshuti yanjye, ninde muntu hari wagorora icyo Imana yagoretse? None se ninde wagoreka icyo Imana yagoroye? Hari abantu bumva n'ubwiza bafite butabanyuze, bagashakisha uburyo bakwishakishiriza ubundi bwiza. Nshuti yanjye, uri kugorora ibyo utagoretse, ntabwo byashoboka. Imana yabigoretse niyiza aho yabigororera. Na niyo mpamvu mu buzima bwacu tugomba kumera nk'abakugi, tugategereza twihanganye, tugahagarara ku munara. Haleluya! Umunara w'agakiza, umunara wo kubaha Imana, tukarindira, tugategereza, tukumva ijwi, tukumva icyo Uwiteka tubwira kubw'icyo twamuganyiye. Yesu nashimwe cyane. Birasaba kugira ngo tugire umwete wo kumenya icyo dukwiriye gukora no kumenya uko dukwiriye kwitwara, kugira ngo tugere neza ku cyo Uwiteka yifuza ko twakora. Imana nihimbazwe cyane. Mu mibereho yacu, mu buzima bwacu, dukeneye Imana kugira ngo ituyobore neza, itugeze ku cyo tugwiriye kugeraho. Izina ry'Uwiteka nirihimbazwe. Iyo turebye ijambo ry'Imana dusanga mu gitabo cya Yobu, igice cya 19 n'umurongo wa 25, yigeze abwira abantu bari bamwashamiye, bamwatatse, bamwereka ko yataye umurongo. Baramubwira ngo Yobu waracumuye, ihakana Imana wipfire. Ariko mu gice cya 19 yababwiye amagambo akomeye, arababwira ngo nzi yuko umucunguzi wanjye ariho. Haleluya! Kandi umunsi umwe azahagarara mu isi. Yaramaze kubona ibintu uko bibereye, ariko arababwira ngo mwihangane nubwo murimo munshira iteka, mukanyereka ko byananiranye. Reka nkubwire
mbabwire inshuti zanjye, Yobu mu bigeragezo yagize bene se basenganaga nibo ba mbere bamuciye intege. Basenganye nawe iminsi ya mbere, bafatanya nawe kwinginga Imana, ariko mu minsi ya nyuma nibo bamubwiye ngo Yobu waracumuye. Mu bice 15 muzabisomamo neza, nibo bamubwiye ngo waracumuye, ntabwo byakumvikana, iyuzuze nayo ubona amahoro, hari nibwo ibyiza byakuzaho. Arangije ababwira ijambo rikomeye, arababwira ngo nubwo mwumviye ayo magambo y'ibicantege, nzi yuko umucunguzi wanjye ariho. Sifa kwa Mungu. Kandi umunsi umwe azahagarara mu isi. Bishatse kuvuga iki? Nubwo wahura n'ibintu bikugerageza kandi bikakurushya, umucunguzi wawe arahari. Ni wowe Imana ikeneye kugira ngo ikubere umucunguzi. Ni wowe Imana ikeneye kugira ngo uhagarare umwanya ukwiye guhagararamo. Niyo mpamvu ukwiriye kubaho mu buzima buhesha Imana icyubahiro, naho umutini utatoha, inzabibu ntizera imbuto. Nta kabuza ko nishimana n'Uwiteka, nkanezererwa mu Mana y'agakiza kanjye. Imana nihimbazwe cyane. Mu ntambaro urwana nshuti yanjye, mu bigeragezo by'uburyo butari bumwe ufite, hari ubutabazi buva ku Mana, kuko niyo murengezi w'abizera Imana. Yesu nashimwe cyane. Ntabwo ushobora kunesha, ushobora gutsinda utabihawe n'Imana. Ntushobora kugera ku ntego nyayo utabihawe n'Imana. Ntushobora kugera ku butsinzi nyakuri utabihawe n'Imana. Niyo mpamvu mbwira umuntu wese unteze amatwi ngo agire ishyaka ryo guhagarara mu mwanya akwiriye guhagararamo, kugira ngo abonere ihumure ku Mana, abonere umunezero ku Mana, abonere umugisha ku Mana, kuko Imana ishaka ko abayubaha babonera umugisha kuri yo, ariko binyuriye mu kuyubaha uko bukeye nuko bwije. Izina ry'Uwiteka nirihimbazwe. Hanyuma mu jambo ry'Imana twasomye twabwiwe amagambo akomeye, aravuga ngo kuko Uwiteka Yehova nyine ari we mbaraga zanjye, akaba n'indirimbo yanjye, ibirenge byanjye abihindura nk'iby'imparakazi. Nukubera iyihe mpamvu? Mu kugendera urugendo rugana ijuru, iyo wiringiye Uwiteka kubera igihome n'ingabo igukingira, ibirenge byawe akabikomeza kugeza igihe akugereje ku rufatiro nyarwo. Izina ry'Uwiteka nirihimbazwe. Yavuze amagambo akomeye Yobu mu gice cya 27 umurongo wa 5 n'uwa 6, aravuga ngo Imana niyo yanyenye ibyo nari nkwiriye byose. Nshuti zanjye, gukiranuka kwanjye ndagukomeje. Arangije avuga ijambo rikomeye, aravuga ngo kugeza ubwo nzapfa sinzikuraho kuba inyangamugayo. Bene data munteze amatwi, dukwiriye kubana n'Imana mu bihe byose, ibihe twemewe n'abantu, ibihe dukunzwe n'abantu, ibihe tubashywe n'abantu, ariko tukamenya ko Imana ari ikwiye guhabwa icyubahiro. Ni wowe Imana ikeneye kugira ngo yiheshe icyubahiro. Umugaragu w'Imana wanditse urwandiko ni Paulo wandikiye itoro rya Efeso mu gice cya 2 umurongo waho wa 10, yaravuze ngo twebwe turi abantu Imana yaremye ituremeye imirimo myiza, iyi Imana yiteguriye kera muri Kristo Yesu kugira ngo tuyigenderemo. Nibiyo mirimo Imana yari iteganije. Ni byiza ko duhagarara mu mwanya dukwiriye guhagararamo, tugategereza ibyo dukwiye gutegereza, tukaba mu mwanya Imana turebamo ikanezerwa. Haleluya. Nshuti yanjye unteze amatwi kuri Urakenewe TV, ni wowe Imana ikeneye kugira ngo iguhagarike mu mwanya w'icyubahiro. Ni wowe Imana ikeneye kugira ngo Imana ikugeze aho yateguye. Kandi ikintu gikwiriye cy'ingenzi kurusha ibindi ni uko ugomba kumenya intambwe 3 ugomba gutera. Icyambere ugomba kumenya, haleluya, kugira ngo ugere ku ntego nyayo y'agakiza, ugume mu mwanya ukwiriye kuba, uboneke muri baba n'Imana ikeneye ko bayubaha mu bihe byose, kandi bikagaragara ko kuyubaha. Icyambere ugomba gukobera, cyambere cy'ingenzi ni ukugira ishyaka mu byo ukora. Niba ugira ishyaka mu by'agakiza, gira ishyaka kurigaragaze. Icya kabiri, kumenya icy'ingenzi ugomba gukora, kumenya icyo ushaka, ukamenya icyo uharanira mu buzima bwawe. Icya gatatu, ukacyamamaza. Sifa kwa Mungu. Niba uharanira kuzabona ubwami, amamaza ubwo bwami, ububwira abandi, umenyesha abantu inzira ya Kristo, umenyesha abantu ubwira ubw'Imana. Ibyo bizatuma ugera ku nsinzi nyayo. Imana iguha umugisha. Nshuti yanjye uteze amatwi Irakenewe TV, ndagira ngo wongere utekereze neza. Ni gute ugerageza gushyira mu bikorwa iby'Imana ikwifuza? Ni gute ugerageza gushyira mu bikorwa intego zawe z'urugendo rugana mu ijuru? Ese koko iyo umutini watoshye ubaha Imana? Ese iyo umutini utatoshye ubigenza ute? Hari igihe rimwe na rimwe umutini wanga gutoha bigatuma twihakana Imana tugakora ibyaha. Hari n'igihe umutini utoha bigatuma turengwa, tukishyira hejuru, tukarengwa, tukibagirwa aho Imana yadukuye. Ariko rimwe Uwiteka yagize abwira Abayisiraheli mu Gutegeka kwa 2, irababwira ngo nimurya mugahaga. Mucuti zanjye, nimurya mugahaga, mukiyubakira amazu mukayabamo, mukirongorera abagore banyu, ntimuzibagirwe Uwiteka Imana yabakuye mu gihugu cya Egiputa, mu nzu y'uburetwa ya Farawo. Biragatsindwa n'Imana kwibagirwa ahantu Imana yagukuye.
nawe utekereza ahantu wari uri naho Imana ikugejeje, utekereza agaciro uri guha Imana n'ibyo uri gukorera Imana muri ibihe, bigutere kwisubiramo, wihane, uhindukire, ukore ibyo Imana ishaka, nawe uzahabwa ubugingo buhoraho. Imana iguha umugisha. Ni wowe Imana ikeneye kugira ngo uboneke mu bantu batatandukanirwe nayo nuko umutini wawe wumye. Ni wowe Imana ikeneye kugira ngo uboneke mu bantu batatandukanirwe nayo nuko umutini watoshye, kuko abantu barakira bakibagirwa Imana, banakena bakibagirwa Imana. Imana ikeneye kubana nayo mu bihe byose. Imana iguha umugisha, Imana iguha umugisha. Nunyemerere we wumva ushaka kugarukira Imana, ukaba umwanya ukwiriye kubamo ngusengera Imana. Nyemerera ngufashe gusenga Imana. Wowe umaze gucogora, umaze kunanirwa, reka nkwingingira Imana ube mu mwanya Imana ishaka kubamo, maze ubonere humure ku Mana. Imana igumugisha mu izina rya Yesu. Data mu izina rya Yesu, ndasenze kugira ngo uyu muntu umuhagarike mu mwanya akwiye guhagararamo, umurinde gucogozwa n'ibimucogoza, umurinde kunanizwa n'ibimunaniza. Abananijwe nuko bashyize hejuru, ubaho umutima uca bugufi. Abananijwe nuko bari hasi, umutini wanze gutoha, ubahe guca bugufi, bongere bakubahe, bamenye kuri Imana, Imana itanga amahoro, Imana ishobora kubana n'abakizi ikabana n'abakennye, Imana ikura ikuzimu igashyira hejuru, kandi Imana icisha bugufi kandi igashyira hejuru, yazamura igacisha bugufi. Ni Imana ibikora byose. Nunyemerera ubugingo bw'aba bantu, ubuyobozi, imbabazi zawe n'urukundo rwawe ubagezaho bateguriye. Tubisabye Imana ihoraho mu izina rya Yesu, amen. Nshuti bakunzi ba Urakenewe TV, Imana ibaho umugisha kubw'ijambo ry'Imana umaze kumva, kandi ugira ishyaka ryo kurikurikirana ijambo, kandi subscribe kugira ngo ukurikirane inyigisho zikurikiyeho, ndetse ukore na comment mu gihe ufite icyifuzo cyangwa ikindi gitekerezo waduha, kugira ngo turushe gutera intambwe tubifashijwemo nawe. Imana iguhe umugisha. Ndagukunda. Shalom.